Hari ibyiringiro bikomeye bihesha umuntu kwihanurira ibyiza kandi bikaba. Menya amagambo arindwi ukwiye guhora wibwira azajya agufasha kudacika intege no gukomeza kwiringira Uwiteka Imana yawe nk'inyamaboko ibihe byose, kuko niyo iyakubwira aka kanya binyuze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi twabateguriye amagambo arindwi meza ukwiye guhora wiyaturiraho. Niba wifuza kuzajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi ku Isezerano TV, turagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ugezwaho ibiganiro byacu ku gihe. Ijambo rya mbere nicyo gituma tudacogora. Nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Kuko kubabazwa kwacu kwiga ihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Iri jambo riboneka mu Bakorinto ba kabiri ibice 4 uhereye ku murongo wa 16 kugeza ku wa 18. Icya kabiri, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana. Nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi by'umuriro ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Iri jambo riboneka muri Yesaya ibice 43 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Ijambo rya gatatu, kuko uzibagirwa umubabaro wawe, uzawibuka nk'amazi amaze gutemba, kandi ubugingo bwawe buzarabagirana kurusha amanywa y'ihangu. Naho haba umwijima, hazatambika umuseke, kandi uzaba amahoro, kuko hariho ibyiringiro. Ni ukuri uzakebuka ibigukikije, wiruhukire mu mahoro. Uzaryama he kugira ngo ugutere ubwoba? Iri jambo riboneka muri Yobu igice cya 11 umurongo wa 16 kugeza ku wa 19. Icya kane, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Amen. Iri jambo riboneka muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 25. Icya gatanu, uko niko Uwiteka Imana avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka ni ryo zina rye. Aravuga ngo, nabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Iri jambo riboneka muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Icya gatandatu, kuko wambereye inkoramutima, kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma nanjye ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Yesaya ibice 43 umurongo wa 4 niho riboneka. Ijambo rya karindwi ari naryo rya nyuma ukwiye kurya wiyaturiraho mu buzima bwawe bwa buri munsi, ngushishikariza gukora subscribe niba ushaka kuzajya ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ijambo rya karindwi riravuga ngo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarimo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Riboneka muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11. Erega Imana iradukunda, Imana itwitaho. Aya magambo twigiye hamwe uyu munsi, uramutse uyitayeho mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukayiyaturiraho, yakubyarira inyungu kandi nyinshi cyane. Wabona imigisha y'ubwoko bwose, kuko Bibiliya nicyo gitabo cy'Imana kitavangiwe. Murakoze cyane kubana na Isezerano TV, muri kumwe na Dr.
John, nawe ubutaha. Subscribe kuri channel yacu Isezerano TV, ibashe gukurikirana ibiganiro byacu hamwe na Dr. Joe.